Haleluya. Uhimbazwe mwami Yesu Kristo, uhimbazwe kuko uri mwiza, ntawe uhwanye nawe ibihe byose. Icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru, ushimwe ko uduhaye umunsi nanone mwami, ngo twongere tuwunezererwemo, tuvuge gukomera kwawe n'imbaraga zawe, tuvuge kurinda kwawe no gutabara kwawe, ineza watugiriye twongere tuyivuge, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe, uganze imitima yacu, twigarurire Mana, tugira abawe mu izina rya Yesu. Iteka ryose tukiri muri iyi si kuzageza utwishyiriye tukayivamo tugatura iwacu aho twateganirijwe kuzaba, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Muraho neza, muraho cyane, ndabasuhuje, ndabayambiriye, yambi Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe. Ndabasuhuje cyane, mwumve ko mbasuhuje aho mugiye muri hatandukanye, mu bice byose bigize isi. Ndabasuhuje abantu bose badukurikirana, abantu bose batureba, abantu bose badusapotinga mu buryo ubwo ari bwo bwose muri ministry, umurimo w'Imana dukora, kuririmba, ibikorwa byose bya buri munsi n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi, n'ibyo dukora bituma tubaho muri iyi si. Abantu bose badusapotinga, ndabasuhuje cyane. Aha, ndagarutse, naratinze, haciyemo iminsi, ariko nagizemo utugripe. N'ubu murumva ko tukirimo mu ijwi, ariko Yesu yaratsinze, ndi muzima, ndashima Imana, n'umuryango wanjye turashima Imana cyane, turatekanye. Umwami Yesu yaranesheje ku bwacu, amen. Mbahaye ikaze rero nanone kuri ino YouTube channel Clever's Family, mbahaye ikaze nanone. Nje niruka nubwo bwose natinze, ariko nje niruka nje kubashimira. Mwarakoze cyane, keretse iyo nza kubona ijambo riruta mwarakoze, ariko ndabashimiye ko mwakoze kunshyigikira, mwakoze kunyereka yuko ibintu natekereje atari ibya fake. Mwarakoze kunyereka ko ntatekereje nabi, mukanyereka yuko mwari mubikeneye koko nk'uko nari nabitekereje. Mwarakoze rwose. Introduction mwarayirebye, muduha komanteri nyinshi, ndishimye cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Umuntu wese waduhaye commentaire, umuntu wese wakoze subscribe, umuntu wese wa likinze, umuntu wese wumva afite umwete wo kuzakomeza no kureba n'ibindi, Imana ikuhe umugisha aho uri hose. Iyi ni inkunga yawe kandi irakomeye kuri twebwe, ntabwo twabitesha agaciro, turabyubashye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahera umugisha pe. Dufatanye muri uru rugendo, twagura ubwami bw'Imana, ntacyo bitwaye. N'abandi barabikora, bagakora vlogs, bagakora ibintu nyine nk'ibyo, ariko natwe twabikora tukagenda ducishamo no kwigisha abantu ibyiza byo kumenya Kristo no gukizwa, tuzajyane mu ijuru. Niyo ntego yacu. Wowe uri hano utaramenya ayo makuru, utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndaguhamagaye ngo ngwino tujye tubana buri munsi. Uzarushaho kumumenya, uzarushaho kumva ubwiza bwe, uzarushaho kumva uburyohe bwo kumugira no kubana nawe umunsi ku munsi. Kagasura ni Yesu, uyu ndiwe ni Yesu, byose ni Kristo. Nawe ngwino. Atanga amahoro yuzuye, atanga ubuzima bufite ireme, kandi hanyuma y'ubu n'urupfu ntiturutinya, hanyuma y'ubu buzima hari ubundi yaduteguriye. Haleluya, amen. So nyuma rero yo kubashimira, nk'uko rero nabibabwiye, ndavuga ngo ushobora kugira ikibazo cyo kumbaza, ashobora kumbaza. Barambajije koko, mwarambajije, ni umugisha vraiment, byaranshimishije. Mwarambajije mbona ko mufite inyota yo kuganira natwe cyane, so ndi hano rero kugira ngo mbisubize.
ndi hano kugira ngo tugende tubiganira. Ni byinshi cyane, namwe ujya muri commentaire bisome, ntago nabisubiriza icyarimwe byose kuko ni byinshi. Hari ababyanditse muri commentaire ariko hari n'ababyanditse inbox, hari ababyanditse kuri YouTube, nyine bagiye babyandika ahantu henshi hatandukanye, ariko byose twarabisomye, byose twarabibonye. Niyo mpamvu rero naje niruka vuga nti grippe bugiye gato bundetse gato n'utundi tuntu twinshi, ndanubwira bundetse gato yamanze nganiriza ubwoko bw'Imana buhari ku bwanjye, bwanyeretse yuko bukeneye ko nanjye ngomba kuba mpari. So rero ibibazo tuzagenda tubisubiza gake ko ntabwo twabisubiriza icyarimwe byose, kuko hari n'ibiri deep bisaba iminota myinshi. Hari nk'uwambaje n'urugero arambwira ati tubwire kuva uri umwana kugeza ukuze urugendo rwawe rwa gikristo. Urumva ko ari ibintu biba bisaba nyine umwanya munini, ni topic ubwayo, ni ikibazo kimwe ariko kiri topic. Urumva gisaba ko umuntu akivugaho umwanya munini, kuko nyine ni ubuhamya burebure bwo kuva nkiri umwana kugeza uko ngana uko urugendo rwanjye rwa gikristo. Ni ubuhamya burebure, ni ibibazo bene ibyo bigiye bitandukanye bisaba umwanya. Nyine tuzagenda tubisubiza, tubivugaho tubisubiza ariko tunakora n'ibindi, tunasharinga n'ubundi buzima, tunaganira n'abandi bantu. Nari naratekereje ko ngomba kujya mbazanira abantu bagiye batandukanye bafite ubumenyi ku bintu runaka, bakatuganiriza, twagira umugisha wo kubabona bakajya baza nyine bakatuganiriza, bafite ubumenyi bwisumbuye ku bintu runaka, bakatuganiriza, bakaduha ubwenge Imana yabahaye, bakatwigisha ku ijambo ry'Imana. Abatarama bakaza tukatarama, tukaririmba, byose tugenda rero tubatumira, byose tukagenda tubihuza no kuganira no kuri bino bibazo mwambajije, byose tukagenda tubihuza. So uyu munsi rero cyari nyine kubashimira no kubabwira ko nabonye uburyo mwanyakiriye neza nabonye uburyo mwabyishimiye, nabonye uburyo mwabikunze, hanyuma no kubabwira ko hari ngomba gutangira nyine tukaganira tugasharinga. So mukomeze rero mubirebe, mubikunde, mubisharinge n'abandi, hanyuma munakomeze muduhe izo komanteri ko turazisoma kandi biduhesha umugisha, biratunezeza imitima. Urukundo rwanyu turarubona, mukabitubwira muri benshi ko mudukunda. Imana ibaho umugisha cyane. So hari n'abambwiye ko bashaka Clever arahari pe, arahari. Hari n'ibintu byinshi yabajijwe agomba kuzaza agasobanura. Hari ikibazo kimwe ndi kwibuka batubajije ngo mutubwire ukuntu mwakundanye, ngo urugendo rwanyu rwo gukundana. Azaza abyivugire nzamutumira pe, azaza abituganirizeho nawe tubiganireho nabyo. N'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, hari abagiye bambaza Dorcas ko wananutse, wabaye iki, wararwaye? Icyo kibazo abantu baragifite, ariko no kuri sinarwaye, ndi muzima, ndashima Imana. Ariko nyine nk'uko mubizi tugomba kwita ku buzima bw'umwuka, roho nzima igatura no mu mubiri muzima. Ni muri urwo rwego rero ibiro byambanye byinshi, ariko ndavuga ngo reka ngabanyeho gake nawe reka ngabanyeho gakeya, byo kuguma nyine. Murabizi ababyeyi turimo kubyara, igikoma nyine hari ukuntu kiza kigahita kikuyoboka. cyari cyaranyobotse, ariko nagannye inzobere mu mirire baramfasha. Niyo mpamvu natekereje nawe kuzamutumira hano, cyangwa se nawe afite YouTube channel tukaganira, tukababwira urugendo rwanjye rwo kugabanya ibiro. ntabwo biragera aho nifuza ko bigera, ariko uko biri nyine abantu byarabatangaje kubera ko bibaye mu gihe gitoya. Niyo impamvu nkavuzeho nuko babimbajije cyane. So nabyo biri mu bintu tuzagenda tuganira, kuko nabyo birafasha, ko byamfashije nawe bishobora kugufasha.
so ni ibintu nk'ibyo. Hari n'ikindi kibazo abantu bambajije nshaka cyo gusubiza aka kanya kuko ntago gisaba ikiganiro kirekire cyangwa se kugisubiza gusobanura ibintu byinshi. Abantu bambajije ngo mbabwire ahantu nsengera, n'abambajije ngo mbabwire korali ndirimbamo. Abantu benshi ntabwo bakunda kuhamenya ariko nsengera i Nyarugenge, ADPR Nyarugenge niho nsengera. Ntekereza ko impamvu abantu badakunda kuhamenya cyane ari uko maybe tudasengera hamwe n'umutware wanjye. Ubwo bitabinsaba gusobanura impamvu tudasengera hamwe kandi turi famiye. So nsengera i Nyarugenge kuri ADPR Nyarugenge. Nahagiye 2019 itangira na 18 ndibaza ijya nko gusoza, nibwo natangiye kuhasengera ko nibwo nari mvuye i Musanze nje i Kigali gushakisha utuntu tw'imibereho nk'abandi bose. Hanyuma nsengera niko nisanze dutuye Kimisagara ariho twabaga, hanyuma ariho hafi nyine ari hafi ni Nyarugenge. So abariho rero nsengera, of course nari umukobwa birumvikana. Hanyuma korali rero ukuntu nayigiyemo, ubwo hari uwabajije ngo tubwire ukuntu wisanze muri korali Hoziyana y'Ubukombe. Korali ndirimbamo nk'uko mubyumvise nyine ni korali Hoziyana y'i Nyarugenge. Korali Hoziyana ndayikunda, narayikunze kuva ntarayijyamo, nayikunze kera. Sindi bwibuke imyaka neza kuko uwo munsi nayikunzeho sinzawibagirwa. Ni nacyo gihe nagambiriye ndavuga ngo nzaririmba muri korali Hoziyana. Icyo gihe korali Hoziyana yaje iwacu i Musanze aho nabaga, bakora igiterane hano hanze mu kibuga. Ko nagiye story narivuze ngo kansome kutuzi neza iyi story nyivuge. Korali Hoziyana icyo gihe yaje iwacu i Musanze, bakorera igiterane ahantu mu kibuga, baraturirimbira baririmbira Imana, bakora umurimo w'Imana nyine cyane cyane, abantu barakizwa. Aho hantu bakoreye igiterane hari quartier ikunda kubamo abantu babasinzi, abantu nyine ahantu hadashobotse. Abantu batuye Musanze barahazi, bagikoreye ku Muhoza mu kibuga cya primaire ku Muhoza. Rero abantu batuye Musanze barabizi ko hari ku Muhoza ari muri tete. Bazi abantu bahita babyumva, abantu bahaturiye ukuntu bameze. Hakunda kuba abantu nyine baza bahakorera igiterane, abantu barakizwa benshi. Uwo munsi hakirijwemo umuvandimwe wanjye, mpita mpiga umuhigo ndavuga ngo kuko si uko umuvandimwe yakijijwe gusa, ahubwo nuko bari bavuze ubutumwa budukoraho nyine, twumva neza icyo Imana yabatumye kuri twebwe. Imana ibaha umugisha abantu bari bahari bo muri korali Hoziyana icyo gihe. Imana ibaha umugisha, Imana yabakoresheje ibintu bikomeye ku buzima bwanjye n'abandi bantu ntazi bahariya muri kariya gace, ariko Imana yabakoresheje umurimo ukomeye. Uwo munsi rero nibwo nahize umuhigo ndavuga ngo iyi Mana ningirira neza nzaririmba muri iyi korali. Byari ukwihanurira ko akundi abakristo nyine twiyaturaho amagambo meza. Urabona ko rero byankurikiranye, nza kuza i Kigali, hanyuma nisanga ndi gusengera i Nyarugenge, nsanga nyine inzozi zanjye zibaye impamo, mpita njya muri korali Hoziyana. Nuko nguko nisanze muri korali Hoziyana, baranyakira. Imana ibaha umugisha, ndabakunda, ni umuryango mwiza. Imana ibaha umugisha, baranyakira, dukorana umurimo w'Imana gutyo. Niyo korali ndirimbamo. So ndibaza umuntu wabimbajije mbashije kubisobanura uko nshoboye. So mu bibazo batubajije utwo dukeya nitwo mbashije gusubiza.
kubera umwanya ndekeye aho, ibindi byose nzagenda mbifatira akanya. Uyu mwanya byari ukubashimira cyane cyane uburyo mwanyakiriye, byari ukubashimira uburyo mwanyakiriye. Hanyuma indi minsi tuzagenda dusubiza noneho kuri ibi bibazo, tunaganira, tunatumira abantu, tunasharinga ubuzima gutyo. Ariko uyu mwanya kwari ukubashimira cyane no gusubiza ku kabazo gatoya bari bambajije. Hanyuma tuzakomeza tugaruke tunasubiza n'ibindi bibazo bagiye batubaza byinshi. Imana ibahe umugisha, ndacyabashimira. Mwarakoze cyane kunkunda, mwarakoze, nanjye ndabakunda. Ariko Yesu aradukunda cyane. Yesu arabakunda kurusha uko mbakunda, Yesu arabakunda kurusha uko mwikunda. Nanjye arankunda cyane kurusha uko munkunda, arankunda cyane kurusha uko nanjye nikunda cyane. Imana ibahe umugisha. Nababwira ngo naho utaha ntabwo tuzongera gushyiramo intervale ndende, tuza twihuta. Bless you so much. Bye. Imana ibahe umugisha cyane.